Mbanje kubasuhuza, nizere ko bameze neza, nizere ko imirimo yanyu iri kugenda neza. Dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Nizere yuko muri tayari kugira ngo dukomeze twige. Uyu munsi tugiye kwiga icyongereza gisanzwe, icyongereza kidakomeye, icyongereza cyoroshye, kandi cya cyongereza ndishura neza ko ukeneye mu buzima bwa buri munsi. Cya cyongereza uzagera ahantu ukakivugisha abantu ukagikoresha abantu bakavuga ngo uri umusirimu. Umva nanjye ukakivugisha. Ubundi utangiye ubwira umuntu ngo hi, umubwira ngo muraho, kandi iyo bakubwiye ngo hi urasubiza ngo hello, kuko byose biravuze ngo muraho. Nyine umuntu akubwiye ngo hi, nawe ushobora kumubwira ngo hi. Akubwiye ngo hi, nawe ushobora kumubwira ngo hello. Ni ibintu bisanzwe, kuko ubundi hi ni kimwe na hello, kandi byose bisobanuye muraho. Kandi murabizi mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, iyo umuntu akubajije ngo muraho, nawe uramusubiza ngo muraho bisanzwe. Hi, 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 hello, hello, hi. Uburyo bwose umuntu yakubazamo ushobora kumusubiza. Ikindi kintu nshaka kubabwira, iyo ugiye kugira ikintu ubwira umuntu uratangira ukamubwira ngo hi bisanzwe. Umaze kumubwira ngo hi bivuze ngo muraho, nawe akagusubiza ati hi bivuze ngo muraho, uhita umubwira ngo how are you, bivuze ngo umeze gute. How are you bivuze ngo umeze gute, uba umubajije. Hanyuma yagushubije ngo I am fine, bivuze ngo ameze neza, ahita akubwira ngo and you. Iyi and you iba iri kukubaza nawe uko umeze. Aba akubwira ati se wowe umeze gute se, nawe ugahita umubwira ngo I am fine cyangwa I am good. Ntabwo ari itegeko ko uhora uvuga I am fine, ushobora no kuvuga ngo I am good bisanzwe. Ibi iyo birangiye tuvuge ko wari winjiye mu iduka ugiye kugura nk'iki, ugiye kugura imbuto, ugiye kugura umugati, ugiye kugura umwenda, ugiye kugura urukweto, ugiye kugura nyine ikintu icyo cyose ushaka. Iyo bino birangiye nibwo uboneraho kumubwira cya kintu wifuza, ukaba wamubwira ngo can I have bread. Ni nko kuvuga uti se mwampa umugati, can I have bread. Ese mwampa umugati bisanzwe. Ariko nabwo yuko ubu ni uburyo bwo kubaza ikintu umucuruzi. Ubundi buryo ushobora kumubwira ngo do you have bread, ufite umugati. Bivuze ngo uwakoresheje interuro ya mbere n'uwakoresheje iya kabiri bose nta n'umwe uri mu makosa, bose babikoze neza, dore ko byose byerekeye ku kubaza umucuruzi niba yaguha ikintu runaka. Hanyuma ku bantu tubana umunsi ku munsi, murabizi nta gihe ntabibasobanurira. Niba ahangaha mvuze ngo nibwo buryo njye nigishamo icyongereza, nkeka ko butandukanye n'abantu ubw'abandi. Niba ahangaha nkubwiye ngo turavuga bread, bivuze ngo iyi nteruro mba naguhaye aba ari interuro iri generali. Nimvuga interuro iri generali, wumve ya nteruro wakoresha ku kintu icyo ari cyo cyose. Kuko nubwo hano hari umugati, reka tuhasimbuze irindi jambo. Can I have a car, bivuze imodoka. Ngo nyine ni nko kumubaza uti se mufite imodoka nyine ngo muyime. Do you have a car, mufite imodoka. Nyine nk'igihe waba ugiye kugura imodoka, hano wasimbuza ijambo iryo ari ryo ryose. Ni nk'uko wabaza ngo mufite imbuto, do you have fruits. Mufite imbuto, bivuze ngo iyi nteruro iyo ngewe nyiguhaye mba ndi gutekereza iki? Mba ndi gutekereza ko ugiye gufata ikayi n'ikaramu ukandika iriya nteruro hasi muri note zawe aho ujya wigira icyongereza. Wamara kuyandika ukandikaho munsi ati hano nahasimbuza ijambo ry'ikintu icyo ari cyo cyose nshaka kugura. Ubwo ninjya ku mucuruzi nzamubwira ngo hi, nindaza maze how are you, I'm fine, ambaze and you, mubwira ngo I'm good. Mpite mubaza uti do you have fruits, ese mufite imbuto. Ariko mbaye ntashaka imbuto, nshaka ikindi kintu, icyo kintu nshaka nicyo nakuzuzamo hano. Hanyuma nkamubajije niba icyo kintu bagifite, hanyuma yambwira ngo yes we have it, nkahita mubaza ngo how much, ese icyo kintu kigura angahe. How much, igiciro ni angahe. How much, igiciro ni angahe. Byoroshye cyane. Icyongereza ntabwo ari ururimi rugoye. Ikigoye ni ukubona umuntu ukikwigisha akakikwigisha neza, akakuyobora mu nzira yo kuvuga icyongereza nk'uburyo ubyifuzamo, sibyo? Hanyuma reka mvugane nawe ushaka kwiga icyongereza ku buryo buri private. Yes, ku buryo buri privé, ukaba ushaka kwiga icyongereza ukamenya kukivuga, yewe yaba wowe uhera mu mizi, yaba nawe utazi gusoma no kwandika, yaba nawe
wumva kuvuga bikakunanira, mwese hamagara ino nimero 0729401229. Hamagara nimero twigire icyongereza, twigire icyongereza gituje, twigire icyongereza kirimo ubwenge, kandi icyongereza uzajya ukoresha ahantu ariho hose uzajya ujya. So ubu aka ni akantu ka mbere kajyaga gacanga abantu mu gihe bagiye guhaha. Nizere yuko icyo kujya guhaha gikemutse. Abantu bajyaga bashaka icyongereza cyo kujya guhaha bakakibura, namwe nizere yuko bikemutse. Hanyuma hari abantu bajyaga bambwira uti se ko mba mu mahanga ariko nkajya kwiyogoshesha nkabura icyongereza mvugana n'umuzungu wogosha, nzajya mbigenza gute? Wowe uzajya ugenda winjire nk'ibisanzwe uvuga uti hi, bivuze ngo muraho, nawe gusubize umaze uti how are you, nyine bivuze ngo amakuru yawe how are you. Ntabwo ibi tugiye kujya kubisubiramo twari twabivuze. And then uhita umubwira uti I need a haircut. Bivuze ngo I need a haircut, uvuze nyine nkeneye kogoshwa. Cyangwa ushobora kumubwira, ubu ni uburyo bwa mbere. Ubwa kabiri ushobora kumubwira ngo can you cut my hair. Uvuze ngo can you cut my hair, umubwira ngo ese ushobora kunyogosha. Can you cut my hair? Iyi ni cut nyine, cut imwe yo gukata. Can you cut my hair? Ese ushobora kunyogosha bisanzwe. Ubwo uzajya ugenda winjire mu cyo twita barber shop. Ubundi salo z'aho bogosha imisatsi hanze bazita barber shop. Salo bogosheramo zitwa barber shop. Noneho ushobora kuba ugeze mu mahanga vuba, icyo kibazo nacyo ndabizi mujya mukigira, ukaba wigereye Canada, USA, ukaba wigereye Europe mu Burayi cyangwa Asia muri Aziya. Wamara kuhagera ugasanga nyine ukeneye kwiyogoshesha ariko ntabwo uza wakiyogosheshereza. Ushobora gusohoka nk'uri gutembera hanze ugahita ubwira umuntu runaka ukamubwira ngo excuse me, bivuze ngo nyihanganira, ugahita uvuga ngo where can I find a barber shop? Inkwakuzi zamaze kumenya ikintu bisobanuye. Ubwo ngubwo kwa kundi isohokera ugiye gutembera ukareba nk'umuntu usanzwe amenyereye aho hantu, ushobora guhita umubwira ngo excuse me, nyihanganira gato, kumwe mukoma ku mugongo. Excuse me, nyihanganira gato, where can I find a barber shop? Ni hehe nabona salo bogosha? Niko waba umubajije, ni hehe nabona salo bogosha imisatsi? Where can I find a barber shop? Ni hehe nabona salo bogosha imisatsi? Hanyuma iyo amaze kukurangira, wowe ukinjiramo ubwira umwogosha uti hey, how are you? I need a haircut, nkeneye kogoshwa. Cyangwa can you cut my hair? Ese ushobora kunyogosha? Yamara kukubwira uti yes I can, yes I can, yego, abakwemereye ugahita umubaza uti how much, agahita akubwira. Ubwo wamubaje ngo nangahe, how much, nangahe, akahita akubwira igiciro, and then ukajya mbere nawe ukiyogoshesha. Yego, nizere ko namwe mwadusabye icyo kintu cyo kubasobanurira uburyo ushobora kujya kwiyogoshesha uri mu mahanga utazi salo ahiri, ndetse kandi utazi no kuvuga uti banyogoshe wagenda gute. Ubutaha ntuzagenda nk'ikiragi. Kandi ushobora nanone kugenda akakubwira uti ndakogosha gute. Ni urugero, hakabaho imbogamizi y'uburyo ukwiye kogoshwamo. Yego, kandi twese ntabwo twiyogoshesha kimwe. Uramutse ugezeyo rero, winjiye muri salo akakubwira ibiciro mukumvikana, ushobora kumubwira ngo show me cuts, nyereka. Ubwo umubwira ngo show me cuts, amubwira ngo nyereka amanyogosho ahari mpite bimwe. Ahita afata telefone yiwe akakwereka amanyogosho agiye atandukanye, kuko wowe utazi amazina y'izo nyogosho kandi no mu Kinyarwanda ntayo tuzi usibye penke. Ni penkera. Wowe ushobora show me cuts akakwereka muri telefone, akakwereka amafoto y'inyogosho zitandukanye, ugahita umubwira uti this one. Uramutse ugeze kuyikunze uhita uvuga ngo this one, yes. Uhita uvuga ngo this one, yes. Agahita amenya ko ari uhisemo, agahita kogosha ifoto, agahita kogosha inyogosho isa nk'iri ku ifoto. Nuko bigenda. So
making sure ko wakoze subscribe kubera ko icyongereza twigira kuri YouTube channel byakugora kugira ngo ugire ahandi hantu ukibona. Turabakunda cyane, murakoze.